Ese waba warigeze wumva ubu buryo butatu, sisiteme eshatu abantu bakoresha mu iterambere kugira ngo ugere ku byo ushaka guteraho imbere? Hari kwivuza, hari gusinzira, hari relationship system, hari healing system, hari goal setting system. Izo zose rero nizo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Niba utarigeze uzumva rero, fata agatebe tuganire nawe wumve ko hari icyo wakuramo. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Uyu munsi tugiye kwiga amasisiteme atatu abantu bakoresha kugira ngo batere imbere, kugira ngo bagire icyo bagire ku ntego zabo baba bashaka kuzageraho. Ibi nabikuye ku mudogiteri witwa Ali, akaba ari umudogiteri ufite channel kuri YouTube wigisha abantu mu iterambere, ukuntu waba productive mu buzima bwawe, uburyo wabigenza kugira ngo ugere ku byo ushaka kugeraho. Burya usanga tugira intego, dushaka kugera ku kintu, uzabone nk'iyo umwaka utangiye buri wese aba afite icyo ashaka kuzageraho. Uyu mwaka uzarangira ngeze kuri iki, uyu mwaka uzarangira ngeze kuri iki, nzaba nakoze kino, naguze ikibanza. Wajya kubona ukabona amezi 6 arageze, ane ubivamo kubera iki? Wacitse intege. Biriya byose rero buriya biterwa nuko nta intego wari uyifite, ariko nta gahunda wigeze wubaka, aricyo bita system. Ibi rero nibyo tugiye gushyira muri system ya mbere yitwa goal setting system management. Iyi rero iyi setting ya mbere ya goals ni yindi buri wese aba ayifite, ugasanga turashaka ko kugira icyo dushaka kugeraho. Urabona tuba dufite mu cyumweru usanga dufite nk'amasaha 168, ugasanga rimwe na rimwe turyamyeho amasaha 56, dusigaranye amasaha 12 yo gukora. Muri make ugasanga turimo turahuzagurika. Iyi gori ya mbere usanga duhuzagurika kubera iki? Ibintu byose tuba tubishyira mu mutwe, mu mutima, tuzabikora, nzabikora. Ariko rero burya iyo udafite ngo ubyandike ahantu uhora ubyibutsa buri munsi, nkubwije ukuri yuko bijya gorana kugira ngo uzagire icyo ugeraho. Bamwe bagira n'icyo bita nka kalendare, bakagira buri munsi niba hari amafaranga biyemeje bazashyiraho bakayandika, niba bariyemeje ikintu bazakora bakabyandika hariya. Burya iyo wandika hasi ni ibintu bigufasha guhora buri munsi urwana n'intambara iba ikurimo iguca intege, ikubwira ngo ariko ibi ngibi uzabikora, uracyafite igihe, ibihe byarakomeye, ibihe bimeze nabi. Uzahorana n'ibintu bizahora biguca intege uko byagenda kose, kubera ko burya iterambere iyo waryishizemo, iyo ushaka kugira ngo ugire ikintu uzageraho mu buzima bwawe, ubwo ni intambara uba utangiye. Kandi burya intambara izamo ibintu byinshi cyane. Niyo utagira ubibwira bikaba ibanga ryawe, kubera ko akenshi uzumva bakubwira ngo burya iyo ubwiye abantu icyo ushaka kuzageraho, ngo hari abagutera umwaka, hari abakora ibiki bigatuma utabigeraho. Burya yego, bamwe barabyemera, ndi mu batabyemera, ariko igihari ni uko hari igihe wowe ubwawe wica intege muri rwa rwego wumva ko nzaba mbikora, reka nduhuke gato, reka nihe pose gatoya, ntangiye kwiha muremure. Ariko buriya kiriya gihe utangiye gutekereza kiri kuriya, buriya uba urimo kwiyangiza. Biba byiza rero kwiha igihe, ukavuga buri kwezi nzambika ayangaya, buri kwezi nzambika ayangaya. Niba binashobotse burya abahanga barakubwira ngo uramutse ugize amahirwe ukabona abantu bakuguriza, ukaba ufite nk'umwenda muri banki, ufite garanti y'uko uzawishyura, wenda ufite akazi, bazajya babikura ku mushahara wawe bishyure kugira ngo ubone uburyo ugura kiriya kibanza. Iriya ni shortcut nziza cyane iyo ugize amahirwe. Kandi mbibutse yuko burya erega hari ikintu kimwe twiyibagiza yuko na banki kugira ngo ikwemerere ya deni ni amahirwe, kuko banki ntipfa kwemerera umuntu uwo ari we wese ideni. Burya nuko iba ikwizeye, izi ko uzishyura. Uzumva abantu benshi babivuga, banki ziba zatwibye, banki iragufatira. Nawe burya biterwa nawe uburyo wakurikiranye iryo deni, uburyo urimo kurikoresha. Reka rero tureba amahirwe, turebe uburyo tuyabyazamo umusaruro. Mu gihe banki yakwizeye, ubwo nawe kora ube umwizerwa, kuko burya kwizerwa ni ikintu kimwe no kuba umwizerwa ni ikindi, kubera ko twebwe
kiremwa muntu ntituzi gufata icyizere ngo tugihe agaciro. Usanga iyo umuntu akwizeye ubona yuko ari nkaho ari umusazi, ubona ko nkaho ntacyo afite, muri make nta bwonko afite, ugasanga buriya kandi arimo aragerageza arebe ko abantu baba bazima. Yes, biba byiza rero tubirebe. Iyo goals yawe washyizemo, reba uburyo wayigumaho kugira ngo ugire icyo wakora mu buzima bwawe. Iyo ni goal ya mbere, iyo bita ngo goal setting system. Iya kabiri ngo healing system. Iyi ngiyi healing system akenshi usanga irimo gukora mu igihe cyo kuryama. Ugasanga bayikosha cyane mu gihe cyo kuryama. Uryama ryari, ubyuka ryari, uryama amasaha angahe, ugasanga urubahiriza isaha yawe yo kujya kuryama, urubahiriza isaha yawe yo kubyuka. Bityo ibi ngibi nabwo uzumva abantu bakubwira ko burya iyo umuntu aryamye hari zimwe mu ngingo ze ziba zitangiye gukira, ziba ziriwe zikora akazi zananiwe, nibwo ziba zitangiye kongera kwiyubaka kugira ngo ejo nutangira akazi uzabyuke wumva umeze neza, ufite imbaraga. Noneho icya gatatu ni diet. Ubwo turacyari muri healing system. Hari sleep, kuryama, na diet na exercise, ari byo gukora imyitozo. Ibi bintu rero diet, ukamenya ibyo urimo kurya. Ntabwo ari ngombwa nk'ikiremwa muntu kurya ibibonetse byose ukajugunya mu nda uvuga ngo kugira ngo gusa ukunde uhage. Oya, burya hari igihe biba ngombwa ukarya ibintu bigomba kuguha amavitamine, amaproteine n'amaminerals mu buzima bwawe kugira ngo ubeho neza. Erega burya kurya neza ntabwo ari ukujya kurya bya bintu tuzi ngo amafiriti, amaki, ibinyama, ibiki n'ibiki. Oya, ushobora kurya na ziriya mboga zo mu giturage, ziriya nazo ziba zifite ibyo bintu byose nkenerwa by'umubiri. Burya tujya twibeshya ko ibintu biva mu mahanga cyangwa ibintu bihenze ari byo byiza ku buzima bwacu, ariko akenshi burya ntuzibeshye, ushobora kubisanga ibyo byose byuzuyemo amasukari ariyo anadutera za diyabete n'ibindi byose, ibirwara bibi cyane. Mujya mwumva mumbabarira aho ngana ari nkoroye. Ibyo rero cyo nashatse kuvuga ngaho, ni byiza kumenya igihe cyo kurira. Kandi rega burya nkuko nayivuze ku zindi video, ntabwo ikirema mu muntu kibereho kurya 3 ku munsi. Iriya kurya 3 ku munsi ngo ubundi ngo byari by'abacakara, cyangwa inganda zitangiye gukora umusaruro mwinshi. Nigeze nabiganira kuri video mu buryo burambuye. Kera inganda zitangira gukora, bageze aho bagira umusaruro mwinshi, babura icyo bawukoresha. Nibwo noneho batangiye kuzajya batanga ibyo bita break, kuruhuka. Kuko ubundi ngo bakoraga cyane nta kuruhuka. Noneho umusaruro umaze kuba mwinshi, babaha igihe cyo kuruhuka. Bamara igihe cyo kuruhuka bakabaha ibyo kurya byose. Noneho bagera aho ngaho ibyo kurya byose barabibima, noneho ariko bakabaha cya kiruhuko. Noneho biba ngombwa yuko babibagurishaho ku giciro gito cyane. Niko byagiye bizamuka. N'aha ngaho ubwo niko bimeze. Usanga ahangaha muri break gusa y'iminota 20 basimbukira ku kaduka hari, ugasanga baguze za fanta, baguze imigati, baguze amachocolate, baguze ibintu. Usanga iyo bikurikiranye neza usanga ari ibintu byuzuyemo amasukari. Ubwije ukuri ko biriya akenshi bamwe ubona babikora kubera ko bakurikiye abandi, babona ko abandi barimo kubikora. Ariko ubundi ikiremwa muntu ntabwo twaremewe kurya 3 cyangwa guhora turyagagura buri segonda. Niyo ngaruka irimo ko twica. Byaba byiza umenya ibyo uri burya mu gitondo, ibyo biguha imbaraga kugira ngo wirwe ukora neza. Saa sita urye dukeya two kugira ngo ukomeze ugende, none uze kurya dina yawe nziza iryoshye. Niko hano buraya babigenza. Saa sita bakora nka sandwich gusa. Saa sita sandwich bagashyiramo hagati y'udusarade, nta kindi, duke gusa two kwizobaza. Bikagira nimugoroba nibwo ugera mu rugo ugateka, cyangwa ibyo wabitse ukarya neza, wumva ko uriye neza. Nuko nguko i Buraya usanga babaho. Ariko ibyo ngibyo akenshi bavuga ko ari iby'abasirimu. Reka tukiri muri kino gice cya healing system cyo kwivura, system yo kwivura.
ariyo twise kuryama neza, ukamenya igihe waryamiye, ugaha umubiri wawe nawo ukaruhuka. Tubona diet, ibiryo ugomba kurya, si ngombwa kurya gatatu ku munsi nk'uko twabibonye. Noneho hajeho imyitozo, exercise. Imyitozo ni byiza kumenya gukora imyitozo by'iki gihe ntabwo ari ukujya muri gym gusa. Kujya muri gym ni byiza niba ufite umwanya, ariko udafite umwanya wagenda n'amaguru. Ugiye ugenda n'amaguru buri munsi, niyo utagenda ahantu harehare, nibura wagenda ahantu wagenda iminota 5 bya buri munsi, buriya ngo ni byiza cyane. Ndetse no mu nzu ushobora no kubikorera mu nzu, urimo gutembera mu nzu, ugenda n'amaguru mu nzu yawe. Burya ni ibintu byiza cyane, ariko birakundwa. Reka turebe noneho indi systeme ariyo ya gatatu. Mbere yuko tubona iyo ya gatatu, reka mbibutse izo twabonye. Twaze iriya systeme ya mbere, ya indi dutangira nawe na buri mwaka duhuzagurika, tuzi ibyo dushaka ariko tutazi ibyo tuzabigeraho. Twaje gusanga ari uko ikibyica nuko tutabyandika ahantu. Twabonye na healing system ariyo kwivura, aho turyama neza kugira ngo umubiri wacu wiyubake, uba wiri ukora kugira ngo tunakure. Tubona diet, ibyo tugomba kurya, si ngombwa kurya gatatu ku munsi, ni byiza warya ibyiza bike ariko byiza bikubaka. No gukora imyitozo nuko niyo watembera mu rupangu mu rugo, si ngombwa kugenda za kilometero, si ngombwa kujya muri gym, waba urakora aho ngaho mu rupangu. Ikiza abandi bavuga yuko si byiza kwicara hasi igihe kirenze iminota 15 ugumye hasi. Biba byiza nyuma y'iminota 10 ugahaguruka. Niyo wavuga ugiye kuzana agakombe hariya, ugiye kuzana amazi, ugiye gukora iki, ntiwicara ahantu hamwe gusa mu gihe kirenze iminota 15-20, burya uba urimo kwiyica. Reka turebe rero iya nyuma, systeme ya nyuma ni yitwa relationship. Iyi ngiyo abantu bari buyumve ngo byose relationship igomba system, igomba system. Uyu mudokiteri avuga yuko relationship, urushako, umugabo n'umugore, biba byiza gushaka nibura rimwe mu cyumweru, mukicara mukibazaho, mukitekerezaho uburyo ibintu birimo kugenda bihinduka hagati yanyu. Ese hari icyo mwagomba kwiyubakaho? Ese muri mwebwe hari utarimo gukora neza? Ese muri mwebwe hari wahindutse? Ese hari ibyo barimo gukora wenda bitagushimishije? Ni ibintu byiza cyane. Hari umwe mu nshuti ze zashyizeho gahunda yo kuzajya abantu bahura muri weekend, amakupure gusa, bagahura muri weekend ahantu muri parike, bagatembera n'amaguru, bakagenda n'amaguru. Inahanga ushobora kubona abantu bari muri parike barimo kugenda, ugasanga bagiye hafi na kilometero nzima bagenda n'amaguru. Rero usanga akenshi ni byiza, ugasanga ari amakupure abikora. Biriya biba byiza iyo mugenda muri kumwe, cyane bakunda kubikora ku cyumweru mu gitondo. Ugasanga mu gitondo barimo bagenda mu maparike, barimo bagenda. Biba byiza iyo ari couple, burya biri mu buryo bwo kongera urukundo, bagira uburyo buri wese akaba free ku wundi, bagenda baganira. Birimo kugenda biba byiza, bitarimo kugenda biba byiza. N'amaproje y'ejo hazaza, struggle abantu kugenda banyuramo, burya biba byiza cyane. Hari igihe rero mu rugo mutabona n'umwanya wo kubiganiraho, kuko wenda mufite abana, mufite n'ibindi bintu bigenda bibitambikaho. Ariko iyo mwakoze izi gahunda nk'izi relationship system, mufite system muganiriraho, mukavuga tuzabikora muri weekend tugiye hanze, cyangwa se hari n'abandi bahura, ugasanga bahuriye muri resitora runaka rimwe mu cyumweru, rimwe mu kwezi, bakaba bafite kuri kalendare yabo yuko nibura rimwe mu kwezi bazajya basohoka bakajya hanze kurya. Hari igihe usanga biha bamwe amahirwe, umugore waguze inkweto ze nziza akunda, wenda n'umugore ukunda inkweto ndende, akariyo mahirwe asohokanye n'umugabo we, nawe mugabo ukambara ishati yawe nziza, ugasohokana n'umugore wawe, mukajya ahantu heza mwakunze, mukagenda mukicara mukarya mukaganira. Ni ikintu cyiza, kirafasha. Buriya kirimo n'ibintu muhora mugenda mwibukanya uburyo urugendo murimo nabyita ko rw'urukundo, aho murimo kugera, aho ese bimeze biti kano kanya, ese biracyaryoshye cyangwa hari akabazo karimo kugenda kavamo, mubwo mugashaka uburyo mubigira binini. Erega burya ibyo dufite, ibyo dukora byose nitwe tubyiyubakira. Ntugire ngo hari undi uzaza kubikubakira, kubera ko uri uzabikubakira azagusondeka, ntazakubakira
uburyo ubishaka. Izi rero ni systeme eshatu abantu ngo bateye imbere ko nkuko Dr abivuga akenshi bakoresha kugira ngo bagire icyo bagera ku ntego zabo ziterambere. Ntago watera imbere, ntago wabona amafaranga mu gihe urimo kurwana n'umugore wawe, ntago wabona amafaranga mu gihe utabona ibitotsi, ntago wabona amafaranga mu gihe upfa kuryagagura ibyo ubonye byose. Wazarwara amafaranga yawe ntukuzayaryeho nkuko wayaruhiye. Imyitozo nabyo ni ngombwa kugira ngo uzabeho igihe kirekire, urebe abuzukuru n'abuzukuruza. Iki rero nicyo kiganiro nahisemo kubaganiriza kuri uyu munsi. Mukomeze mugire umunsi mwiza naho ubutaha. Ciao 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 ciao.